inkuru itugezeho rero ni impanuka yabaye hariya, ni inkuru y'impanuka yabaye hariya mu karere ka Rubavu, aho imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Coaster yari itwaye abagenzi 15. Iyo modoka rero yakoze impanuka ahagana ku gicamunsi cyo kuri wa 22 z'ukwezi kwa kabiri mu 2025. Iyo modoka ya Coaster rero yari itwaye abagenzi 15, niyo yakoze impanuka, 5 hasiga ubuzima, abandi barakomereka bajyanwa mu bitaro bya Gisenyi. Ni amakuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba Tuyishime Jean Bosco atangarije Kigali Today, ari nayo dukesha inkuru, avuga ko iyo modoka ikoze impanuka igeze ahitwa ku Nyundo ubwo yavaga i Kigali yerekeza i Rubavu. Yagize ati ni imodoka ya Coaster yavaga i Kigali yerekeza i Rubavu, aho yageze ahitwa ku Nyundo ikora impanuka, abagenzi 5 bahita bitaba Imana mu gihe abandi bajyanywe mu bitaro bya Gisenyi. Umwe muri bo niwe utakomerekeye muri iyo mpanuka. Yes, murumva ko tukomeje kugenda twakira inkuru mbi, inkuru z'akababaro, inkuru zica mugongo z'abantu bakomeje kugenda baburira ubuzima cyangwa bagakomereka bikabije, bakagira ubumuga bukabije. Yes, mu mpanuka zikugenda ziba, dore ko nk'uyu muhanda ugana from Kigali to Rubavu ejo ndahabaye impanuka hariya mu karere ka Rulindo ahitwa ku Kirenge. Imodoka ya International Bus irabiranduka igwa mu kabande, ihita n'ubuzima bw'abagenzi benshi bayirimo, ndetse n'abandi bakomereka bikabije, byabaviriyemo n'ubumuga bukabije. Rero n'ubu ngubu murabona ko Coaster nanone yikezaga Gisenyi igeze ku Nyundo nayo ikoze impanuka igwa munsi y'umuhanda irangirika bikabije, abantu 5 bapfuye n'abandi bakomeretse. Tukibaza se izi mpanuka zirimo ziraterwa n'iki? Ni abashoferi badafite uburambe cyangwa ni abashoferi batwara ku muvuduko uri hejuru nk'uko twagiye bitangarizwa n'abantu bagiye batandukanye twagiye tuganira, cyangwa akaba ari n'umunaniro bitewe n'uko bakora igihe kinini bataruhuka. So rero minisiteri ifite mu nshingano cyangwa ababifite mu nshingano cyane cyane RURA bakarebye iki kibazo bagashaka umuti, igisubizo kirambye bafatanyije na polisi y'u Rwanda. Yes, mwakoze kudukurikirana. Iyi ni Imanzi Media TV, inkuru zigezweho zo nakagaruka, turabakunda cyane. Remember to subscribe, like, share and comment. Ndabishoboye nuko